Imana burya koko niyo gushimirwa, niyo kumanikirwa amaboko, twarangiza tugapfukama tukayiramya tukavuga ati Mana ushimwe uhabwe icyubahiro. Bigenze bite rero kugira ngo Pacifique inze hano mpite mvuga ngo Imana muyimanikira amaboko, muvuge ati Mana urakarama, Mana urakomeye, Mana ushobora byose. Impamvu rero mvuze iki kintu ni ukubera operation igisirikare cya Kongo cyari gikoze, navuga ko ari operation yari iyakasa mutwe, yari operation igiye kurangiza icyitwa umukongomani wese hava kagera, yari operation igiye gusenya Minembwe, ariko Imana igize itya irangije icyari kigiye kujya mu Minembwe, irangije iragihindukiza kiragenda kigira ikintu gikaze, ari cyo kintu gihangayikishije Tshisekedi. Ahise avuga ati aba bagambanyi mugomba kubahiga. Ese bigenze bite iyi drone none hanga muri mugoroba biyigendekeye bite kugira ngo Tshisekedi wari uyohereje ahindukira ahita avuga ngo munshakire uwo mugambanyi ubikoze? Ni ibiki bibaye mwoka byaramwe? Narababwiye ngo ntago abanyamurenge arabo gupfa, ntago aba bakongomani arabo gupfa, ahubwo nabo kurama. Narababwiye ngo sinigisha ijambo ry'Imana, nta nubwo ndi umuvugizi wayo cyane, ariko nemeranya nayo ibikorwa byayo byose 100%. Niyo mpamvu kubivuga bitantera isoni. Hanyuma rero ntago ari cyo gikorwa gusa kibaye Bwana Safari, nakwakire nawe ikaze cyane mu makuru. Urakoze cyane Bwana Pacifique. Ngira ngo urabibonye nawe wa mbere umutanga buhamye ku bintu bibaye none hanga muri umugoroba. Iby'intare za Sarambwe zari ziteze yuko bigiye kubasenya, hari ikintu kidasanzwe kibabayeho. Yego. Kibaye none hanga. Ariko Imana ntikora nk'abantu. Imana ntikora nk'abantu. Icyo kintu mukivuge, mwongere mukisubiremo mu kinyandikire muri comment. Noneho Bwana Safari, Imasisi, yego, Iwarikare, hari ibintu bibahabereye muri umugoroba. Njya makuru nayakire saa 11 z'umugoroba, ariko kubera ko ntarano nari nagiye n'ubundi nagiye mu bijyanye n'ijambo ry'Imana, usibye ko araho naciye nkabanza nkakora makuru. Yego. Ariko n'ubundi niho hahandi Imana hari ukuntu igira gute ikoramo, ariko irabahoreye koko. Kambabwire iyo twasenze bura tujye dusubizwa. Safa ibintu nari nabivuze, nari nabisengeye, wari wanabirose. Oya ntago nabirose. Navuze ati ahubwo Mana data, niba wumva gusenga kwacu, tabara bara abanyamurenge bara abakongomani bo mu bwoko bw'abatutsi bicwa umunsi ku munsi babeho. None butije butaranira Imana isisubiza. Uzi ukuntu insubije nyuma yuko Tshisekedi, reka tuhite ndambura n'amakuru kwanza, reka mpite nyarambura kugira ngo tubigendanemo neza cyane. Ariko mbere ko nyarambura, reka mbanze mbasabira like mwoka byaramwe. Ibaze ko mwibagiye gukanda like, ibaze ko musigaye mundeba mwarangiza ntimukande like. Ibi ni ibiki? Mukande like. Inkora mutima mwagiye muri hehe? Mukande like, mujye no muri comment mubyandike, kubera yuko ni vuba hangaha ibintu bigahindura isura, sibyo? Nzabibasobanurira impamvu nyamukuru mvuze ngo ni vuba ngaho ibintu bigahindura isura. Muzabibona nzabibabwira kandi hano kuri Top Kivu. Nukuvuga ngo Bwana Safari, nyuma yuko nsabye abakunzi banjye like, ndetse mbasabye no ko bajye muri comment bakandikamo, hanyuma mbasuhuze mbifurize kugubwa neza cyane. Waba uri mu gitondo, waba uri n'umugoroba, waba uri sangahe, unyandikira isaha wumviyeho kino kiganiro kugira ngo nze nkubwira aya makuru neza cyane aryohe. Safari, hari abantu tujya tubwira nkabona ntibari kwemera. Wenda nuko kunyuza video hano kuri YouTube channel bidakunda, ariko muri groupe birakunda. Ubwo rero bajoining groupe muciye hehe? Aho muri comment. Hariho liki muze kwikanda mugende mu joining, biraza kuba byiza cyane, biraza kuba biryoshye. Hanyuma Bwana Safari, nyemerera amakuru tuyatangire, gihe ntago ndibuze gutinda muri aya makuru. Dore ukuntu bimeze rero. Ubundi Tshisekedi yari yagambiriye ko ari buze gukorana n'umutwe wa P5. Uyu mutwe ni umutwe ukaze cyane, ngira ngo arabibonye icyo ushoboye. Wanagize utya ukura agace kitwa Murambya, M23 karimo ikabakuramo bakavamo, ariko bivugwa ngo bakoze reprise strategique ariko bagakuwemo. Ibyo ni bisanzwe naranabivuze.
none Tshisekedi yaravuze ati ngomba kubaha support, ngomba kubaha ubufasha abo basirikare ba M23 babasumbirije, ati tugomba kubarasa uko byagenda uko ariko kose. Barabyemeza, babyanzura iyo ngiyo mu byumba, ariko birengagiza ko abo ngabo bari kugambanira ibyo byose. Hari isengesho ry'umuntu ubabaye, hari isengesho ry'umukongomani, hari isengesho ry'abana, hari isengesho ry'ababyeyi ryasenze risaba yuko bino bintu bigomba kugira gute, bivuge bigomba guhinduka ndetse no kugira gute no guhagarara. Rero buriyo dusenga, abantu basenga akeshi bigiramo imbaraga zo kuvuga ngo turategetse mu izina ryande, mu izina rya Yesu. Tukavuga ngo ibi ngibi tugize gute, turabirambiwe, ipfu za hato na hato tugize gute, turazirambiwe. Niko rero byagenze. Tshisekedi agambana n'abantu be ba hafi, baravuga ati tugomba kwica abanyamurenge noneho tukabamara, nibwo tuzaba dukoze ababaje General Sultan Makenga acanganyikirwe abura icyo akora, nituraze tute tumurangiza. Noneho M23 tugire gute, tube tuyisenya utyo. Noneho hari n'andi makuru nabonye abazarindo badukanye, nanababwira ngo kiragiwa nimukomeza kucyumva bizabagora. Nabonye badukanye amakuru bavuga ngo hatangiye kuzamo amacakubiri hagati mu bayobozi ba M23. Ubwo amacakubiri mvuze ntago ari ayamboko, oya nuko tumvikana hagati y'abayobozi, ariko iyi ni propagande Tshisekedi ari gukwirakwiza, kuko abasirikare b'intare za Sarambwe cyangwa se abayobozi bazo bameze neza, ndetse birirwa basora amatangazo umunsi ku munsi iyo waba hari icyahindutse bakabaye baratumenyesheje. Safa Tshisekedi yamaze kugambana, yagize ati yahagurukije drone, yabwiye abantu ba mercenaire ati muhagurutse drone, ayo drone muyijyane murase hehe mu Minembwe, mu bombarde bari abakibare abaturage mubamare mubice, muburaze nibwo M23 iri bubabare, niba bari ratakana umujinya tute tubasoza, tute dukomeza tujye Bukavu kuva Bukavu twigira Goma, biraza kutworohera cyane kuko n'ukugenda tubahinda tubasubiza he inyuma. Safa barabikoze pe cyanyabyo, drone barayihagurutse, ariko se wabuze ikintu kibayeho, irazamutse. Nimwe nababwiye ngo ikizamuka gataka do nakubwiye ngo ikizakubaho kigize gute, kirakurindiriye, muragendana nicyo uzaba cyo muragendana. wasanga ubyicwa na mikoro wabona nzagira kurya kwa kumine so nabonye ariko ni sirabishobora ntangi kanyice wabona izanyice. Sinabonye abarundi bavuga ngo bazankora operation banjyana i Burundi, ariko mumenye neza ko mwanjyana mwagira, ntago genze yigera mvuga ibi ngira eka niturize, ntago nzigera mvuga ibintu uko bitari. Nyine turi inshuti, ariko bibuze ko babimbwiye, barambwiye ngo we ngo tuzakuzana i Bujumbura ngo tuguca umutwe. Ese muzanca umutwe mu mpora iki? Iyo mvuze ngo abasirikare banyu bari muri Kongo mba mbabeshyeye, si bari amasezerano neva ntiyayasinye. None sinabonye Tshisekedi yanamwihindutse, ndaje mbivugeho nabyo. Hanyuma Safa, iyi drone yazamutse, imaze kuzamuka igeze hejuru, igeze hejuru hariya hejuru ya za Kingwengwe, hejuru sinzi ngo icyayibayeho, ni ruguru umujyi wa Uvira ni mu nkengero, irangije irakata ewana ngo bari bayitumye ku birindiro, iragicucuma FARDC ku buryo bukaze. uranyereka mubwiye igihagu Tshisekedi akora operation ziriya, agasanga umuntu yabwiye ngazikore, agasanga so umukozi, nyine nibyo ndi kukubwira, isavuga ngo yera arakubwira ntabwo atari igihe Tshisekedi urukumva azabyuka mu gitondo agiye muri douche bagategereza akavamo bagaheba yanyereye dava tubona ni Kagame yaneze isabune yararushye n'umusaza wacu, bagira batya barya ibiryo barwara inzoka ngo burango ni umukozi wabo. Ati karimbura jya uvuga ngo abare akusuka ubuvuga buhoro, karimbura nigira n'umuntu n'umisigaza hariya, jya uvuga uko nguko kugira ababyumve, nujya uvuga ijambo ujye bakakurisindagira kugira ngo umuntu aryumve neza cyane. Umwana nawe uri buyohereze nawe yabyumvise cyane ku mutima muri we, yabuze utabwira drone igomba kugenda urukumva, ikarimbura ikintu bisu FARDC. Ntago ari umugambanyi wabikoze man, ntiyaga babagambaniye byikoze, ntago kwizera ibyuma by'umuzungu mana ari byiza. None tuvuge ko hari umusirikare M23 uruba arimo wayigurukije,
tuvuge ko hari umusirikare w'intare za Sarambwe yayivugiye Uriya muntu- yayigurukiye uriya muntu- cyangwa shaka wenda kari kagiti uriya muntu yari kugura izo seri ya doroni bari barabimuteguje mbere akagira ukuntu aca ku ruhande akajya ku mafaranga cyangwa akaba system haba ati ino operasiyo n'uyikora ntabwo nabwana basirikare kamubwira FARDC nazo buriya iyo zicikiranye n'ama 23 ijya kubatsisura rwahise niyo mpamvu rero gukora 23 gukora iyo operasiyo ikabarasa kuriya bitabavunnye ni ibintu bitabagora cyane yego okay byumvikanye hanyuma rero bwa Pacifique ngo mu gace ka Mambasa ngo hari kubera imirwano itoroshye cyane ikaze hanyuma hano hari imboni impamagaye wanze igiye kumpa amakuru ako ndayitaba mu kanya kambenyeretse ndayivugisha mu kanya gatoya hanyuma rero bwa Pacifique reka mbanze sinzi video nabonye kumva niba ari abazorero sinzi aka video nabonye ahantu ewana abazorero wa mugabo bita ngo kiwe Mutayomba subizi ko hari aka video mu mezi yashize ari imbere bagiye hari abaritaka rukumva ngo 23 ngo bayikubise barayihabya ngo bayambura n'ibikoresho ngo byinshi cyane none kajya ka video bagiye baragafata uko bari bakagaragaje barongera barakagarura ubu bari kwigamba video reka n'ahantu itari ngo 23 ngo bayikubise ngo bayambure n'ibikoresho oya barabo ntako batagira niba ari ikintu kijyanye no kwikina cyo baragishoboye reba nk'ubu ngubu bari batagiye kwikina ngo M23 nga kayo kayibayeho kubera iki bazamuye drone ziri mu kirere ariko zirangije zibarashe reka ibyo tubiveho bwana Safa reka tujye ku yandi makuru yihutirwa y'ingenzi amakuru rero yakasa mutwe ngezeho none angaha ni amakuru ari kuvuga ukuntu abasore ba makenga babandi bakina kubwiye babandi bakepe bakeya ni nkubwira ngo bake ntago ari abasirikare bageze no muri 10 cyangwa muri 20 ni hagati ya 20 na 15 aba ngaba rero bakoze operation ya kasamutwe bababaza uwitwa Perezida Evariste Ndayishimiye aho yari yibereye hano mu gihugu cy'u Burundi Safa baramubabaje ku buryo bukomeye cyane ndetse induru zitazivuga kugeza amaginga yangaya makuru ndi kugenda nakira atutse ari Bujumbura aravuga ko Perezida Evariste Ndayishimiye yaruciye yarumize ari kwibaza ngo none ndohereza abaye basirikare ndohereza abaye ko barangiye ko basi nari ifite kurya ya Kongo nk'igihe runaka kingana uku nguku bikaba byagize gute byanze byabaye ibibazo bikomeye cyane ndabigenzane aburabo yohereza nkuko kuburabo yohereza rero yaramaze guhabwa amakuru nyine y'abasirikare bitabye Imana noneho Safa neva nta kindi cyabaye yasamenye ukuntu abanya South Africa bamugambaniye urumva ngo bamugambaniye ngo bagiye kujya bafata amafaranga yafataga urumva ndetse numiwe hanyuma abantu batwihanganira ku bw'amajwi n'abagenda gukora yanjye yanzimanye n'ubundi minota yatujyanye reka nze mvuge ingingo ya nyuma ari nayo twita dusorezaho ingingo ya nyuma rero tugiye gusorezaho ni ingingo ivuga kuri teritwari ya Masisi ndetse na Warikare nabwe ngo Imana yabahoreye uno munsi hakoze Imana yakoze igikorwa gikomeye cyane ndetse ku bufatanye n'intare za Sarambwe bagira gute basenye coalition ku rwego rwo hejuru cyane bakoze akazi gakomeye barangije bakubita aduyi bakubita cyangwa se umwanzi mu buryo bugaragara Safa barasha abasirikare ba FDLR uri kumva abasirikare barenga 16 mu rugamba abo basirikare ntago ari bakiya cyane ngeyo mbonye niyo baba babiri gusa ni benshi cyane baba ari benshi kubera yuko abo basirikare baba bahanganye nabo kandi bafite intwaro nabo bashoboye nk'iby'abandi bashoboye iyo rero umurwanyi ukabona urabarasha kandi mu mbunda zabo harimo amasasu menshi cyane ubukomeye menshi cyane nyine ariko baba kubise banabambura intwaro banabinjiza Warikare buvuze ngo Masisi nta musirikare urayemo reka nkubwire amakuru ndaza kuyagaruka mu masaha mu gitondo ndaza kuyagaruka mu masaha mu gitondo shimira abakunzi ba Top Kivu News mu kanya gato duhurire ku Isoko TV niho ndaza kubagezaho amakuru mugende mukande subscribe ndabakunda cyane Imana ibarinde bye bye